umuntu wese ushaka indangamuntu koranabuhanga yajya kuyifotoza. Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA kivuga yuko indangamuntu koranabuhanga ziri gutangwa hano mu gihugu cy'u Rwanda impande zigiye zitandukanye. Kamabwire nk'ahantu habiri nagiye nsura mu karere ka Nyarugenge, naho hano munsi y'isoko rya Kigali Market hano neza, hano ku isoko rya Nyarugenge bari kuhafotorera indangamuntu koranabuhanga. Nimba utuye ku Muhima nyaruka ugende wifotoze indangamuntu koranabuhanga, nimba utuye Nyamirambo ihute ugende wifotoze indangamuntu koranabuhanga. Rero indangamuntu koranabuhanga reka mbabwire uburyo kikora. Indangamuntu koranabuhanga ikora nk'isanzwe. Indangamuntu koranabuhanga rero nimba uyishaka, nyaboneka ihutire kujya kuyifata none ahangaha dore barimo barafotora. Aho ni akarere ka Nyarugenge nasuye, ariko hari n'akandi karere ka Gasabo nako nasuye, Kimironko. Hano Kimironko ni muri Gasabo cyangwa ni muri Gicukiro? Muri Gasabo ni muri Gicukiro aho ngaho mo hagati. Hano naho Kimironko, naho hano ku isoko neza rya Kimironko naho bari gufotora indangamuntu koranabuhanga. No hano nasuye ahantu habiri nkibara ino tangazo rya NIDA, kigo gishinzwe indangamuntu, yuko bari gufotora. Naravuze ati reka mbanze menye neza hano bari gufotorera kugira ngo ndangire abanyarwanda aho bajya kwifotoreza indangamuntu koranabuhanga, kugira ngo mbahereze amakuru yizewe. Uziko ngewe amakuru aza nkabanza kujya kumecinga sho yuko ayo makuru ari ayanyaho kugira ngo nyakore nyasore nyabahereze. Uvuze ngo rero ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA gisobanura uburyo ki indangamuntu koranabuhanga ikora. Indangamuntu koranabuhanga ikora nk'isanzwe. Indangamuntu koranabuhanga icyiza cyayo, wemeye kuyigendana kuri telefoni cyangwa ukayigendana iri liquide, ariko aho biba kiriya uyigendana kuri telefoni. Indangamuntu koranabuhanga ntago itakara. Urumva nyine indangamuntu koranabuhanga impamvu idatakara ni nkuko bavuga ngo nimero zawe za telefoni, nimero ya telefoni iyo uyitaye ukajya guswapa uragenda ukavuga ati 0786 gutyo ukavuga ati iyi ngiyi no nimero yanjye niyo nshaka. Rero ni indangamuntu koranabuhanga nayo wibagiwe iyo mibare uragenda bakayikwibutsa. Iyo wataye ya indi ya mbere ya indi wagendana iri liquide, ushaka uragenda ukaka indi. Uze ngo indangamuntu koranabuhanga ntago itakara, ntago bimeze nk'isanzweho. Ubundi ngiyi isanzwe twabaga twemerewe indangamuntu eshatu, wati imwe bakaguha indi, wati indi bakaguha indi ya kabiri, wati indi bakaguha indi ya gatatu. Indi ya gatatu nawe wayita ukajya kwifotoza bundi bushyashya. Uvuze ngo niko system yakoraga, ariko kugeza izi saha ubu ngiyi indangamuntu koranabuhanga uzajya uyigendana muri telefoni yawe, nko kwa n'umukwabo bakavuga ngo uzana indangamuntu yawe ukayiterekana muri telefoni. Kandi ikindi indangamuntu koranabuhanga n'abana batonya bagiye kuzajya bayihabwa. Kubera iki? Abana bakiri batonya indangamuntu koranabuhanga bazajya bayihabwa kubera ko izajya yinjira muri system nta kibazo. Ntago ari ngombwa nk'imyaka 16 na 15 indangamuntu wajya kuyifotoza ukayihabwa. Uvuze ngo rero abantu mwese mutazi aho bari gufotorera, ndagira nongere mbibutse mbarangire. Indangamuntu koranabuhanga hano nasuye nkahigerera, nkasanga barimo barabikora hano mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, hano ku isoko rya Nyarugenge niho nasuye nsanga bari gufotora indangamuntu koranabuhanga. Nganiriza n'abari kuzifotora bavuga yuko n'umuntu wese uri mu mujyi wa Kigali avuka mu turere two herya, tuvuge yenda uri i Kigali uvuka Nyamagabe, wemeye kwifotoza indangamuntu yawe ukazayifatira Nyamagabe. Uri i Kigali uri Karongi, wemeye kwifotoza indangamuntu yawe hano i Kigali ukazayifatira Karongi, cyangwa ukahitamo kuzanayifatira i Kigali. Ni amahitamo yawe. Tuvuge yenda nyine abantu bose bari mu mujyi wa Kigali ko bakomoka mu turere tutari mu mujyi wa Kigali bemerewe kwifotoza indangamuntu koranabuhanga, bakazajya kwifatira mu turere twabo, cyangwa bagahitamo akarere bazayifatiramo. Ntacyo bitwaye. Ntago ari ngombwa ngo uvuye i Kigali ugiye mu cyaro ngo ugiye kwifotoza. Aho uri hose iyi ndangamuntu uzajya wifotoza. Nibyo bintu bansobanuriye abakozi ba NIDA barimo bafotora abaturage. Kugeza izi saha nanjye indangamuntu koranabuhanga narifotoje. Baduhereza yuko cyangwa tubwira yuko tumaze kuyifotoza tugomba gutegereza igasohoka tukazayihabwa. Bivuze ngo barimo baradufotora kugira ngo izi ndangamuntu zijya muri system tuzazihabwa. Mbega ni nk'ibisanzwe. Urabizi ko niyo ugiye kwifotoza ku indangamuntu bisanzwe hari iminsi runaka utegereza kugira ngo indangamuntu yawe ibe yasohotse. N'ubu ngubu rero niko bimeze. Ugomba gutegereza iminsi mikeya indangamuntu yawe igasohoka.
bivuze ngo rero kugeza izi saha indangamuntu koranabuhanga aho uva ukagera, umunyarwanda hava akagera rwose, ndakeka yuko indangamuntu koranabuhanga wayifotoza, amakuru mbahaye arizewe, namwe mukoreshe aya mahirwe hakiri kare, dore ko bavuga ko iby'Imana birya uwarambije uwarambiwe yatashye. Kugeza izi saha rero nimba ukeneye indangamuntu koranabuhanga biragusaba kuyiharanira, biragusaba kwegera aho bari gufotorera ukayifotoza. Kandi ikindi nanone muri kwibaza, muri kuvuga se ko umuntu yajyanaga indangamuntu isanzwe kwivuza kwa muganga bakayishyira muri sisitemu ukaba wakwivuza nta karita ya mituweli ufite, bizajya bigenda bite? Ibi ngibi rero nabyo umuyobozi wa NIDA nabimubajijeho aza kubimbwiraho. Umuyobozi wa NIDA avuga yuko iyi ndangamuntu n'ubundi koranabuhanga byose bizabikubiyemo. Nimba ari ibijyanye n'ubwisungane mu kwivuza nk'uko byari bisanzwe, nta gihinduka, ni nimero y'indangamuntu bisaba, ni nimero y'indangamuntu bisaba kwa muganga uvuga, iyo nimero y'indangamuntu yivuze bareba muri sisitemu bakareba yuko wishyuye mituweli, byose bikora kimwe. Yavuze yuko byose bikora kimwe, bityo rero nta kibazo na kimwe mugomba kugira ku bijyanye n'indangamuntu koranabuhanga, irizewe. Indangamuntu koranabuhanga yemerewe buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, ushaka ubwenegihugu bw'u Rwanda, ari umunyamahanga. Bivuze ngo iyi ndangamuntu agomba kuyihabwa kuri ujya muri Amerika ukavuga ngo ndashaka ubwenegihugu, iyo ubuhawe baguhereza ibyangombwa byaho, bakaguha nk'indangamuntu ya Amerika, ibintu byose nyine bya Amerika. Bivuze ngo nawe uri umuhinde, uri umuchina, uri umutanzania, uri umunyapakistani, uri uwahehe, uri uw'i Burundi, waza hano mu gihugu cy'u Rwanda ukaka ubwenegihugu, iyo babuguhaye nawe indangamuntu koranabuhanga urayihabwa. Bivuze ngo rero indangamuntu koranabuhanga ikora neza, amakuru mbahaye ndakeka yuko nimutayakoresha neza birabareba. Indangamuntu koranabuhanga nibaza guhagarika kuzifotora utarifotoza ntuvuge ngo niwabwiwe cyangwa amakuru ni wayamenye. Aya makuru rero nyeguhaye none ahangaha, cyangwa nibikunanira cyane niwumva utari gusobanukirwa neza, umpamagare nkuyobore kuri 0788 46 02 885, nyandikire kuri WhatsApp, nicyo mbere yo nk'umunyamakuru mba ngomba gufasha abaturage. Nkuko mubibona hano muri tente, murabona yuko haruzuye, harimo abantu benshi pe. Aba bantu bose muri kubona baje gushaka indangamuntu koranabuhanga, reba kuntu bangana. Tente yuzuye, ihema ryuzuye, murabona ko nyine rino hema bashyizeho hano nabo bari gufotorera indangamuntu. Bivuze ngo haruzuye nyine, abantu babyitabiriye, abantu ni benshi cyane, ariko nawe wanyaruka ukifotoza. Ukifotoza indangamuntu koranabuhanga nawe ukayihabwa. Indangamuntu ikubiyemo ibintu byinshi cyane, zabirimo mituweli dosate, kandi kiza kino ndangamuntu ntabwo itakara. Bivuze ngo rero nutifotoza none ahangaha ibindi birakureba. Reka amakuru yacu twe tuyasubikiye hano, nabagezagaho itangazo rya NIDA, cyangwa mbagezaho amakuru y'indangamuntu koranabuhanga kugira ngo mumenye naho mujya gushakira zino ndangamuntu. Mwegere muri site zanyu, nibibacanga muraza kumpamagara ndabayobora neza, umbwira aho uherereye, ndaza gusura site yanyu, nitsanga harimo cyangwa hari aho bari kuzifotorera ndahita mbahereza amakuru. Nshobora no kureba kuri map nkareba aho bari gufotorera ahakwegereye, nkabariho nkurangira. Umpamagare kuri iyo nimero nabahaye, ndaza kubafasha. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, Imana ibarinde kandi Imana ibarebe icyoroshye. Reka nongere nshimire abantu bakoze subscribe bagafungura inzogera, nongeye kubashimira mbahereza ikaze kuri Kidasamura TV Rwanda, babwira ngo Imana izajye ikomeza ibarinde, Imana izajye ibahereza umugisha, Imana izajye ibongerera bitewe n'umutima mwiza. Rero hari umuntu ureba video yawe nakore subscribe kandi abireba yuko atayikoze akaguhima, ntago buriya uri kumpima, buriya iyo utakoze subscribe ntago uri gukorera umugisha. Ariko ukorera umugisha bitewe n'amakuru nanjye mba nakoze n'umwanya mba nafashe kugira ngo nkore amakuru, ziko nibura kugira ngo nkore video imwe binsaba isaha yose.
ngabibaze kugira ngo bisabe insaha nkongera nkafata n'indi saha ndimo nsoma ibyatangajwe kugira ngo mbibagezeho. Bivuze ngo ntibura video nyimaraho amasaha 2 ukayicaho udakoze subscribe, buriya nta kibazo, nge ntacyo biba bintwaye, ariko buriya iyo ukoze subscribe bukoreye umugisha. Niyo mpamvu nongeye gushimira abantu bose bakoze subscribe, abantu bose bafunguye inzogera, abantu bose tuba turi kumwe 5 kwa 5. Nongeye kubifuriza ishya n'ihirwe, turabakunda cyane, Imana ibarinde. Nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire, nubwo turi mu kwezi kwa gatatu, no kubifuriza umwaka mushya tutaragira mu kwa gatanu, wone tuba tugomba kubifuriza umwaka mushya. Turabakunda cyane rero, Imana ibarinde, ibahereze ubuzima buzira umuze, ndabakunda cyane. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nitwaga Kidasamura, urw'inkuru rwo tubakora rugakonkoma, nkaba ndi umunyamakuru wa Kidasamura TV Rwanda.